Ibise wari ubizi ushobora kuba utaruzi amabanga yose y'uyu mugabo. Bamwita Iwacu, igitangaza, Munyakazi, umuhungu wirwanyeho kugeza ageze ku gasongero k'umuziki nyarwanda. Nawe ubwo iyo muganira akubwira ko ari umukozi. Byarenze kubivuga mu magambo no mu biganiro ajyana n'abantu, ahubwo nawe bishyira no mu bihangano bye. Kenshi mu ndirimbo ze uzamwumva avuga ko ari Munyakazi. Niba utarakora subscribe hano kuri The Inside, reka ngusabe ngo uyikore, kandi niba waramaze kuyikora uri umuntu w'umugabo cyane. Njye wumva nitwa Jo12, njye uzajya kugeza inkuru zicukumbuye hano kuri The Inside, ibiganiro tugize wumva ahandi hantu. Bruce Melody ni izina riremereye, izina rikomeye kuruta ayandi mu muziki nyarwanda, ndetse benshi ugendeye ku bikorwa bye, ibihembo amaze gutwara, ibitaramo amaze kwitabira n'igikundiro afite mu banyarwanda, bahamya ko ari umuhanzi wa mbere uyoboye umuziki w'u Rwanda. Kuva i Kigali mu Rwanda kugera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramuzi cyane. Uretse kuba ari umuhanga, akagira ijwi ryiza bihebuje n'imiziki myiza benshi bakunda, abenshi ahubwo buriya ngo banamukunda uburyo azi kuganira cyane, uburyo yirekura mu bistori bye bidashira atajya cyane, akanajyana n'ukuri kwinshi. Uyu mugabo amaze kuzamura ibendera ry'umuziki nyarwanda, kuko uretse kuba yagiye akorana n'abahanzi bakomeye bo muri Afurika barimo Khaligraph Jonas wo muri Kenya, Harmonize wo muri Tanzania, Eddy Kenzo wo muri Uganda, Innocent wo muri DRC, Shiba Karungi wo muri Uganda n'abandi. Noneho yanateye intambwe akora collab y'ibihe byose. Indirimbo When She's Round yakoranye n'icyamamare cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shaggy. Ni indirimbo yakunzwe cyane ndetse inamufungurira amarembo imwambutsa imipaka, imuvana i Kanombe imugeza muri Amerika. Aratumirwa ku maradiyo n'amateleviziyo akomeye muri icyo gihugu, ndetse inamugeza ku rubyiniro rumwe n'ibindi byamamare byo muri Amerika. Mu bitaramo bitandukanye yakorewe muri umwaka wa 2023, byose abikesha iyo ndirimbo yakoranye na Shaggy. Iyi ndirimbo yaratumye akora amateka yo kuba ariwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda wakoze amateka yumvikana kuri radiyo zikomeye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikina indirimbo ye. Bruce Melody ni icyamamare koko. Ubwamamare bwe bunashimangirwa n'ibyo akurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, kuko ari mu bantu mbarwa bakurikirwa n'abasaga miliyoni imwe irenga kuri Instagram. Nk'aho ibyo bidahagije, wa mugani wa Mwanafunzi, uyu muhanzi ari no mu ba mbere b'abanyarwanda bafite YouTube channel zikurikirwa cyane. Ndavuga mu bahanzi kuko bamaze kugwiza abasubscribers barenga 700,000. Rimwe asa n'utebya mu kiganiro ajyanye na Murindahabi, yagarutse kuba yafata ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyo gihe hari hashize igihe gito, umuhanzi mugenzi we Muneza Christopher afashe ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu birori byo kwizihiza imyaka 29 ishize u Rwanda rubohowe n'ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi ziyobowe n'ubundi na Perezida Kagame. Muri ibyo birori rero umuhanzi Christopher yagize amahirwe yo kwifotozanya na Perezida Paul Kagame, ariko Bruce Melody utarabashije aganira na Murindahabi yaramubwiye ati, ndabizi neza ko ifoto na Perezida Kagame igihe kizagera nkayibona, kuko Perezida akunda abakozi. Yayivuze asa n'ukina, ariko nyuma y'ukwezi n'igice ku itariki ya 19 z'ukwa munani 2023, ubwo uyu muhanzi yari amaze gutaramira bitabiriye isozwa ry'iserukiramuco rya Giants of Africa, yahuye na Perezida Kagame maze ifoto y'amateka n'uyu mugabo w'umunyabigwi irafatwa. Ubwo Bruce Melody Munyakazi nk'uko akunda kwiyita abakabije inzozi ze, mwese mwarabibonye. Abakurikira cyane by'umupira w'amaguru muzi ukuntu bigoye cyane kuvuga izina Lionel Messi ugasiga irya Cristiano Ronaldo. Muzi ihangana n'igereranya rikomeye riba hagati y'ibihangange byombi, ariko bitarimo urwango, kuko ahanini unasanga banahanganishwa n'abafana babo bashingiye ku bikorwa byabo nyine. Uku neza ni nako bigoye cyane kuvuga kuri Bruce Melody ngo sige The Ben. Melody akunze kumvikana cyane asa n'ushotora The Ben nubwo yatajya amusubiza na rimwe. Nyuma yo kumvikana avuga ko ngazamukubita agakoni kunda, Melody kandi yanumvikanye avuga ko The Ben yarazimye akagarurwa n'amatiku. Ati nagende n'ubundi ntatuzi yamvomeraga. Ariko naho yabihuhuye kurushaho, avuga ko ngubwo bahuriraga muri Amerika mu gitaramo bataramiyemo muri Rwanda Day ngo bahoberanye, hanyuma ngo The Ben akamukanda mu nda mbava kenda kuzihwanya. Iri hangana ryo turaza kurivugaho. Uyu mugabo rero benshi bakunda, ufite ijwi ryahogoje benshi mu ndirimbo zuje injyana n'amagambo, akubaka imitima ya benshi, niwe tugiye kuganiraho. Bruce Melody mu by'ukuri ni muntu ki? Uyu mugabo wakuriye mu buzima butari bwiza cyane, yabwiye Gobotoye ati, kugeza ubwo uyu munsi ariho abanyarwanda batunga agatoki iyo bashaka kuvuga umuhanzi ukomeye kandi ukunzwe. Hanyuma se mu buzima busanzwe nyuma y'umuziki abaye hati?
reka twinjiye muri The Inside y'uyu munsi ubundi ngucukumburire nkugure byose utaruzi. Nk'uko inyandiko nyinshi zibisobanura, ubundi Bruce Melody amazina ye yose ni Itayiwacu Bruce Melody. Yavutse tariki ya 2 z'ukwa gatatu 1992, avukira mu karere ka Kicukiro. Ni umwana wa nyuma ubwo ni bucura mu muryango w'abana 4, aho bavuka ari abahungu 2 n'abakobwa 2. Ababyeyi ba Bruce Melody yabyawe na Nibihangana. Wiyitabye Imana ubwo Bruce Melody afite imyaka 3. Nyina yitwa Muteteri Verena. Uyu we yitabye Imana mu mwaka wa 2013. Uyu mugabo w'umusitari byuzuye yakuriye i Kanombe. Bruce Melody yize ku ishuri ribanza rya Kanombe, akomereza amashuri yisumbuye muri Efatec. Akaba yarayasoreje mu karere ka Rwamagana ku ishuri rya Rwamagana Islamic Secondary School. Uyu munsi ni umuhanzi w'ibigwi n'amateka akomeye, ariko nawe nk'uko ajya byivugira ibi byamusabye gukora bidasanzwe. Ibi nibyo kuko Bruce Melody yatangiye kuririmba kera cyane akiri umwana muto, aho yaririmbaga mu rusengero. Yakomeje muri urwo rugendo kugeza ubwo mu mwaka wa 2012 yinjiraga mu muziki. Melody yakuze akunda cyane itsinda rya KGB ryariciye bigacika mu myaka yo hambere. Iyi niryo ryatumye agira inzozi zo kuzaba umuhanzi. Rimwe rero ngo yaje kumenya ko iryo tsinda rituye igikondo, yemeza kujya kubareba. Ngo yumvaga naramuka ahuye nabo bakumva impano ye bari buze kumufasha. Ahageze rero yararirimbye, maze umwe mu bari bagize iryo tsinda yemeza kumufasha. Ku munsi wakurikiyeho yamujyanye muri studio gakora indirimbo, ariko iyo ndirimbo ntibyakunze ko ibasha gukorwa ngo irangire, kubera ko ngo mu minsi yindi yakurikiyeho Bruce Melody yazaga muri iyo studio akima umwanya. Rimwe ngo yigize kuza muri iyi studio, maze umuriro ushize bamusaba ko ari wagura umuriro, kandi mu by'ukuri nta n'urume yabaga afite ku mufuka kuko yabaga yabuze nayo gutega. Ingendo zose yakoraga uko zari ndende kose kuva i Kanombe kugera i Nyamirambo kuri studio yazikoraga n'amaguru. Uko ku mwaka y'umuriro rero yahise abona neza ko bari kumwirukana, ahita afata umwanzuro wo kubivamo ntazahagaruke. Gusa ariko muri icyo gihe cyo gucika intege nibwo yamenye ko ari studio yafunguye imiryango i Kanombe iwabo, ikaba yari iya Ama-G The Black. Iyi studio yakoreragamo producer Jimmy na piano. Aba basore bakaba barigishwaga na nyakwigendera Junior Mart System. Melody yakoze ibishoboka byose yinjira muri iyi studio. Yavuga ku ishuri akaba ari hahitira. Intego yari afite kwari kugira ngo azige ibijyanye n'umuziki no kuwukora abyigiye muri iyi studio. Mu muhate n'umurava udasanzwe, Melody byaje kurangira amenye gutunganya indirimbo. Gusa ariko aho mutindi yanitse burya ngo ntiriva. Byarangiye yirukanwe muri iyi studio ya Ama-G The Black, bitewe na bamwe mu bayikoreragamo babonaga ko amaze kuba mukuru no kumenya ibintu ku buryo ashobora kuzabakura ku mugati. Nyuma yo kwirukanwa hano, Melody yatangiye gukora mu zindi studio zitandukanye, atangira gukirigita ifaranga nubwo atari menshi. Ubwo yasozaga amashuri yisumbuye nibwo nawe yongeye kubura impano yo kuririmba. Yahuye n'umushoramari witwa Munyaniza Janvier washakaga kugura studio ya Ama-G The Black, ubundi Melody ngo akagiye kuramo nk'umuproducer. Gusa ariko ibi ntabwo byakunze kuko Ricky Rick yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho uyu munsi. Melody yaje guhura na Fazzo, bahita bacura umugambi w'uburyo bakiyegura studio ya Limited Recorder yari ivuye muri producer Ricky Rick. Uyu Fazzo muramuzi, yakoze indirimbo nyinshi cyane zakunzwe mu myaka ishize. Umugambi barawunogeje maze wogeza kuri wa mushoramari Janvier. Ibintu bijya mu buryo nk'uko Melody yisanze muri Unlimited Recorder ari kumwe na Fazzo. Melody avuga ko Fazzo ariwe wumvise uburyo aririmbamo, maze mu gihe inama ko ibyo gutunganya indirimbo z'abandi yabishyira ku ruhande, maze agatangira kuririmba ize. Nk'uko Melody na Fazzo batangiye gukorana, umwe ari umuhanzi undi ari umuproducer we. Niwumva indirimbo nyinshi Melody yakoze mu myaka yo gutangira umuziki, kuva kuri Tubivemo, Telefone, Uzandawe n'izindi nyinshi, uzumva ko Fazzo ariwe wazikoze. Nguko Melody wahoze ari umuproducer yaje guhinduka umuhanzi w'igitangaza nk'uko tumuzi uyu munsi. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe, ariko igihe cyarageze ashwana na Fazzo baratandukana. Ava muri iyi studio yinjira muri label ya Super Level ayifashijwemo na Mico The Best. Aha muri Super Level yarakoze cyane, indirimbo nyinshi zirakundwa, akomeza gukundwa no kwamamara mu Rwanda. Muri Super Level naho igihe cyarageze basesa amasezerano. Mu kwezi kwa kabiri muri 2020 Melody yatangaje ko yasinye mu yindi label, gusa aha ntiyahatinze kuko mu mwaka wa 2022 Melody yinjiye mu yindi label y'umujeretafaranga Coach Gael. Aha rero niho ibintu yabishyize ku rundi rwego, akora amakuru menshi n'abahanzi bakomeye, harimo n'iyitwa When She's Round yakoranye na Shaggy. Melody nawe ubwe afite label yitwa Ibitangaza Music
yanyuzemo abahanzi bakomeye nka Kenny Soul na Juno Kizigenza, gusa kugeza ubu nta muhanzi uzwi ifite. Melody kuva muri 2012 atangira umuziki kugeza uyu munsi yakoze indirimbo nyinshi cyane naho ubwo atazi umubare, ndetse hari n'izindi nyinshi zikiri muri studio. Ibintu byo bimuhindura munyakazi koko. Ubuhangange bwe mu muziki bunashimangirwa n'ibihembo bitabarika abitse mu kabati ke. Melody yegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8. Afite kandi ibihembo 5 bya Salax Award, ibihembo 2 bya Kisam Award, ibihembo 4 bya Hippo, ibihembo 3 bya The Choice Award, ndetse na kimwe cya Trace Award yatwaye nk'umuhanzi mwiza w'umunyarwanda. Mu buzima bwe bwite, Melody afite umugore n'abana 2 b'abakobwa. Ni gake cyane uzamubona yerekanye umugore we cyangwa bari kumwe. Abanyamakuru imwe bamubajije impamvu akunze guhisha umugore we, mu kubasubiza yagize ati: ntacyo navuga ku mugore wanjye kubera ko yansabye kutamuvugaho cyangwa kumushyira mu itangazamakuru kubera ko we akunda ko ubuzima bwe butajya hanze. Tuvuze bya Bruce Melody tukibagirwa kuvuga ku ndirimbo yasohoye mu mwaka wa 2024 twaba tudashima, kuko ni indirimbo yavugishije benshi kandi ikundwa na benshi, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ubwo niba ukurikira umuziki wo mu Rwanda uhise yimenya. Ni indirimbo yitwa Ifoto yakoranye na BN w'umunyakenya. Si ibyo gusa kandi ku wa 17 Mutarama muri 2025 nibwo Bruce Melody yasohoye alubumu avuga ko yari amaze imyaka igera kuri 2 ategura. Iyi alubumu yitwa Colorful Generation, iriho indirimbo zigera kuri 20. Iyi alubumu amaze kumva indirimbo ziyiriho bemeza ko ari indirimbo nziza zakundwa n'abantu b'ingeri zose, bikaba ari nayo ntandaro yo kwita Colorful Generation. Ngayo nguko rero ngibyo bya Bruce Melody, munyakazi, igitangaza, urugero rwiza rw'umuhanzi ukora cyane, umuhanzi uhambaye u Rwanda rufitiye umunsi. Ngo reka duhurire muri comment utubwire ikintu ukundira Bruce Melody, kandi bikagukanda like na subscribe kuri iyi video. Ni nahansoroje icyegeranyo cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe, Imana ikurinde.